ndakuramukije mushinga ntahe wahindu mushingwa chuma mahoro ya niribire mwana bane nawe uruwo mobo bagushizamo batinya ukuri n'umurumuri jawe bagendera mu mwijima kandi ntibakunda kwa kuri wabonaga dizera neza ko bitahindutse ditubonona maso kuyandariko zikomaze kugusura birenze rimwe aho wicaye wigunze narahabonye ndababa wabaye intwari kandi uriyo wanze kugambanira umuryango wa Karasira wemeye imibabaro wacishijwemo yose wanze ibiguzi bigutandukanya n'abakurambere wemeye gushingwa icumu kugira ngo udacumura ku mahame y'ubumuntu twahawe n'isanzure wemera gukoza isoni no gushinyagurirwa wabaye ikigererezo nababajwe n'itotezwa wakorewe ukubitwa n'abashumba bo mu gihuru batakagombye no kumesa imyambaro yawe nababajwe no kwambikwa ibigayitse mu ruhame eme murumuna wawe ndangakora kemperutse porambitekereza kababara rimwe na rimwe nsoma cya gitabo wandikaga cyangiye bababazwa n'amateka yuzuyemo ko biri kose hari izindi mbaraga zikubundikiye hora n'ubutwari wabaye intwari kandi uriyo wanze kugambanira umuryango wa Karasira wemeye imibabaro wacishijwemo yose wanze ibiguzi bigutandukanya n'abakurambere wemeye gushingwa icumu kugira ngo udacumura ku mahame y'ubumuntu twahawe n'isanzure wemera gukoza isoni no gushinyagurirwa wabaye ikigererezo uribuka umubabaro twagugize mutagatifu mihigo Kizito mame sikwicwa uribuka rya jambo twasiganiye tutemeza ko hari abacikacumu n'abashingwacumu nduriwe ubutarafashe ryarahamye tegereza wihangane kandi wizari ari baruwa yabuwe mbaha zandikira chuma tewawo kumubavu idamanje mushahidina Rashiri n'abandi benshi batujwe mu rupfu buvumo umubabaro uzandamukirize bose ubapfira